urutare rw'Imana n'ingabi dukingira, duce ku musaraba tunesha umwanzi wacu, tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Isi yacu yuzuye agahinda n'ibyaha, Satani yagwijije abo yahumishije. Tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Bene wacu bo mu ngo ntabwo bazi Kristo, bari bazi uko ameze no gukizwa icyo ari cyo. Tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Abahisemo Yesu nimuze dutambuke, twerekane ubuntu bwe n'amaraso twozemo. Tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Kandi abishushanyije ntibazajya mu ijuru, keretse abakijijwe buhagijwe amaraso. Tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Abafite idini nsa bakayoberwa Yesu, nibo batubabaza ntibazajya mu ijuru. Tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Nshuti warahemutse, Yesu uramubabaje, dore wamuvuyeho wibagirwa ubuntu bwe. Tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Nanjye Imana inkomeze ne kujya mubabaza, nuko amfasha nyobore nite ku rukundo rwe. Tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro.